kimwe mu bibazo bihangayikishije isi. Hari uburyo rero bishoboka ko wawirinda, wawikiza, cyane cyane uriya w'umuntu uteza ikibazo, indwara, uzana ibibazo byinshi mu buzima. Hari uburyo wawirinda kandi ukomeza wirira ibyo ushatse. Uko narabigerageje kandi birakunda, humura. Najya rero mfasha abantu bose bafite icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije. Ni byiza ko wamenye ko ari ikibazo, ni byiza ko ubihagurukiye, ni byiza kandi kubikora neza, utiyicishije inzara, utaretse ibintu byose wakundaga, kuko ubuzima nabwo bukozwe no gukunda ibintu ukunda, kubigumishamo, kubigarda, kubireka byagutera ikindi kibazo. Niyo mpamvu akenshi usanga abantu bose bakora amarejime, bakareka ibintu runaka, bagenda batsindwa, bagenda batabishobora, nuko umubiri utabyemera. Ntabwo umubiri mushobora kuba anakoro ibintu wawuhaye mwakumvikana. Nibyo nshatse kuvuga, ibyo wayihaye uvuze aka kanya mu munota umwe uti ndabihagaritse mbivuyemo, icyo ngicyo ntabwo umubiri ubikunda, ntabwo wabikwemerera. Niyo mpamvu usanga rero abantu benshi babyibushye, abenshi ni abagiye bakora amarejime, noneho amarejime akagenda umubiri ukabyemera ukihangana, noneho ukagira icyo gikomere cyo kuvuga ngo yaranyimye, ugatangira kubika, ejo bundi atazongera akanyima nkabura ibyo ari kumpereza. Noneho rero kugira ngo mbikore neza ifoke noneho mbibika nkabikiriza, bikagutera umubyibuho ukabije. Ikintu rero wakora ni ukutavuga ngo uyu munsi ndabihagaritse mbivuyeho byose, kirazira kikaziririza. Ariko vuga uti hari iminsi ingahe, 4, tuvuge kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, cyangwa kane mu cyumweru. Vuga uti hari ibintu ntazajya nkoza mu kanwa. Ariko uvuga uti noneho ndafata umunsi w'ikiruhuko, umunsi mfata ikintu cyose nkunze, ikintu nkunze. Ni ukuvuga ngo nkanjye ubwanjye, nk'urugero nihereyeho ku minsi y'akazi, kandi mbona bimpereza imbaraga nyinshi. Ku minsi y'akazi amasukari niyo yaba y'umuneke, yewe niyo yaba y'ibirayi, ndayagabanya cyangwa yakuraho. Noneho nagera ku munsi wa gatandatu n'uwo ku cyumweru, ayo masukari n'ibindi byose nakunze nkabigarukaho, nkabyidagaduramo uko nshaka, ariko nkaba nzi ko nongera nkafata discipline. Icyo gihe rero umubiri uravuga uti nta kibazo, ubwo samudinzo nzabigira, ukihangana, ugatuma noneho utwika. Mujye mwibuka ko icyo gihe inzara, iki gihe cy'inzara ntabwo ari inzara gusa, n'indwara zisonzeramo, zimwe zikanapfa rwose, akaba indwara utazamenya kubera ko wafasha ku karuhuko, wafashe icyo kintu cyo kuvuga ngo ibintu runaka mbaye mbihagaritse igihe runaka. Ikindi kintu, indi ntwaro ya mbere nababwiye, ikawa ni nziza cyane. Nafite ubuhamya bukomeye cyane bw'umuntu wambwiye ati uzi ko iyo mfashe ikawa saa sita ntongera kugira inzara. Ubwo rero abumva mwumvishije, ikawa rero akamaro kayo nako ngako. Abantu benshi bayifashisha kugira ngo babashe guta ibiro. Abantu nkanjye twikundira kurya, iyo ufashe agakawa saa sita bikugabanyiriza inzara, bigukuriraho inzara, bigatuma none ubasha kwihangana, ugahereza umubiri igihe cyo gukora no gutwika ibibi no gutwika ibinure n'ibindi byose. Noneho rero hari igihe noneho muri ushaka wajya kurya, noneho niba wafashe ifunguro rya mu gitondo ukareka n'irya saa sita nijoro, none ugashaka kurya byinshi birengejeho. Hari ukundi wabikora, hari ukuntu wabyemverisa, ukabanza isupu ye, warangiza no kurya wakumva utarahaga neza, ukongeraho isupu. Ni ukuvuga iyi supu ndaza kuyibereka mu kanya, ndabereka uko nyikora. Iyo supu ikaba irimo ibitunguru bihagije, ikaba irimo amasereri, ikaba irimo amakaroti, hakaba harimo imboga ubwoko butandukanye, nibura ubwoko butanu bw'imboga, kuko birafasha cyane. Imboga zifasha mu bintu byinshi cyane, deja ukumva uhaze, kumva umerewe neza, ndetse na byinshi imboga zishobora gukorera umubiri wacu. Ni ngombwa rero ko muri izo mboga hataburamo icyitwa ishu, ndavuga shufurere, brokoli, donc famille y'amashu yose ushyiramo. No wamara gushyiramo
ntabwo ikeneye mixeri, ni isupu yoroheje cyane, ariyo nshaka kugira ngo mbereke mu kanya uko nyikora. Nta n'ikigoye kirimo, ni ugukatakata izo mboga zose ukazikatamo uduce duto dutoya, urangije ugakaranga igitunguru mu tuvuta dukeya twa oliva. Noneho wamara gukaranga igitunguru mu tuvuta dukeya twa oliva, ugashyiramo izo mboga mu kariro gake, ukirinda gushyiramo umuriro mwinshi kuko utwika imboga uwangiza ibyiza byayo. Noneho byabirirwa inshuro 3 ukazimya umuriro, ukabirya uko nguko bikocagurika, nibwo biba bigifite ubuzima busagambye. Ikindi rero, hari abantu bari bambajije ku kibazo cya diyabete. Diyabete ni indwara mbi cyane, itera ibibazo bikomeye byinshi by'ubuzima, harimo insuffisance renale, kugira ikibazo cy'amara, sinzi uko nabivuga, harimo ikibazo cy'umutima. Abantu benshi bakunze kugira stroke, indwara y'umutima, n'abarwayi ba diyabete. Harimo ikindi kintu gikomeye abantu bajya birengagiza, batajya bitaho. Ibirenge by'umurwayi wa diyabete ni ibirenge byoroheje cyane, agakomere gato cyane gashobora gutuma ukuguru kose baguca. Niyo mpamvu rero diyabete ari indwara yo kwirinda, kubera ibibazo byinshi by'ubuzima bigiye biyishamikiyeho. Ni ngombwa kuyirinda rero, kubera ko umurwayi wa diyabete usanga agira inyota nyinshi, agira inzara nyinshi. Ni ngombwa kuba wateguye ibiryo hakiri kare. Isupu rero ni nziza kubera ko ushobora kuyitegura y'icyumweru cyose, ukajya mbere yo gufata ibiryo washaka ugahinduranya ibiryo, ariko isupu ukamara icyumweru, ushobora kuyimaraho icyumweru nta kibazo, ukazahindura wenda imboga washyizemo ubutaha mu kindi cyumweru, ariko ushobora kuyirya gutyo uko byakabaye. Ugira rero ngo muze tujye mu gikoni dukore isupu, dukore ubuzima, twubake ubuzima, ni ingenzi, bizadufasha. Rero mutwereke ko mudushyigikiye kugira ngo dukomeze dukore ibyiza byinshi, dukomeze tugire kuraje yo gukora ibintu byiza, duteye imbaraga. Namwe mugire amahoro, murakaramba. Ngewe wabavugishaga ni Jeanne d'Arc. Bifuza kuvugana byihariye, ndabasubiza muri komandere. Ndahari kugira ngo mfashe abantu uko mbishoboye, ndahari buri gihe cyose washaka wambona. Ngaho mugira amahoro, ndabashuhuje. Nk'uko nabivuze rero, isupu ntabwo igombera rwose na rimwe kuba wayimikisa. Ikigombera ni ugukata imboga mu duce duto dutoya. Ishu rero cyangwa ibisa n'amashu, nk'amashu fureri, amaborokori, ni byiza cyane ku binure, kubera ko iri mu bintu bifasha cyane kugabanya ibinure. Ikindi isupu izaza kumara mu buzima bw'umuntu ni uko isupu deja irimo imboga zingana gutya, byiza itamigishije, utashyize mu byuma biyigira igikoma, nabyo byitwa isupu. ni uko urya ibituma umubiri ukora neza kurushaho, ukabirya byose bikagenda bikuzuza igifu. Noneho byamara kuzuza igifu kandi bikagufasha kujya ku musarane neza, ibyuzuriranaga mu nda bigatambuka. Ushyiramo kandi amasereri ahagije kugira ngo ubone ubwoko bw'imboga buhagije. Ni byiza cyane kugira ngo nibura ku munsi ugire imboga 5 ku buzima bwawe, imboga 5 ku munsi. Nta yindi rero ide nziza cyangwa ubundi buryo wayikoramo atari gukora nk'isupu nk'iyi ngiyi. None ukamara icyumweru wifitiye iyo supu yawe y'icyumweru irimo imboga, ubwoko murabibona. Nashyizemo brokoli, nashyizemo karoti, ntabwo ari brokoli, shufureri mumbabarire. Nashyizemo karoti, nashyizemo seleri, ndetse ku mperero yabyo ndaza gushyiramo perisili.